Ku bantu bakunda agasobanuye k'ubwenge, noneho nakabazaniye. Barakwereka, dutangiye hano hari abari guhunga. Hari umugabo uri hano, uri gucikisha abantu mu modoka. Barakwereka, bari kumwe n'akana kagwaye amaguru, kari kugendera mu kagare. Hari umugore uri hano, uri kugendera agakurura mu mugozi. Ari kugakurura atabishaka. Uri kubona ko harimo n'ubugome. Uyu mwana yakomeje gusakuza, ari kuvuga ati mwamfasha. Uyu mwana ari kubwira abantu ati mwambabariye mukamfasha. Ariko barakwereka umukobwa uri hano, yahise arekura umugozi awurekurira mu mazi. Kandi uyu mwana afite ubumuga kuko ari kugendera mu kagare. Barakwereka umukobwa uri hano, yaravuze ati tugiye kugenda tugusige, ntuzamenye iyo twagiye. Abandi bari guhungana barumiwe bitewe n'ibyo bari babonye. Uyu mukobwa uri hano ni umugome. Barakwerekana n'uyu musore nawe nuko. Uyu mukobwa yakomeje gutoteza kano kana, akana kari kazi ngo bari mu mikino. Ariko yaramubwiye ati wakimuga we, oga maze uve muri ayo mazi, nawe ugendesha amaguru yawe. Barakwereka uyu mwana w'umukobwa yakomeje gusakuza, ari kuvuga ati mwamfashije. Barakwereka ko yari afite n'uruhinja. Ariko aho uyu mugabo yazanye gaze ayimutereka impande kugira ngo ize kumuturikana. Barakwereka umwana uri hano yararize, ariko aba bakomeje kumutuka, bari kumubwira bati wituriraho, ati ntabwo turi nyoko. Barakwereka uyu musore n'inkumi bari hano. Uyu mwana baramusize, bamusize ari kurira, nta mbabazi na nkeya bigeze bamugirira. Barakwereka imodoka barayifunze, baragenda. Umwana uri aho w'umukobwa yakomeje gusakuza, ari kubabwira bamufashe. Yakomeje gusakuza ari kuvuga ati mwamfasha yemwe mwamfasha. Akomeza kuvuga ati wigenda winsiga. Gusa ibyo nta kintu byari biri gutanga. Baramusize, barerekera. Nyagasani, ese biragenda bite? Ni ukubera iki umwana bamusize? Kurikirane filime witonze uraza gusobanukirwa. Ibyo byarabaye. Barakwereka ku rundi ruhande, aha ni mu mashamba, aha niho wa mwana yasigaye. Barakwereka umwana yasigaye yarira, ndetse umunsi wose yiriwe ari kurira, ari gushaka ikintu yakora kugira ngo ave aha hantu. Nyagasani, ese uyu mwana arahava bigenze bite? Kuki bamusize? Barakwereka uyu mwana yakomeje gutabaza, ari kuvuga ati mwamfasha. Ariko aha hantu ni habi, ni mu ishyamba, nta n'uwamufasha, nta n'uwakumva ijwi rye wenda ngo aze kumutabara. Umwana yasigaranye agahinda, areba umwana mutoya yari afite. Buriya abantu ukunda ari n'abagome, nta nubwo bagiriye impuhwe na kano gahinja uyu mwana asigatiye, kandi bose bari kubona ko ari abana. Uyu mwana yashatse ikintu yakora arakibura. Gusa nawe ari wowe nta kintu wakora, umwana agaturika akarira. Nyagasani, ese ni ukubera iki bamusize? Kurikirane filime witonze uraza gusobanukirwa. Ndetse niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ukore subscribe, share ndetse na comment. Tuzagende tubana mu gasobanuye ka buri munsi kaje kakugeraho. Barakwereka umwana byageze aho amarira arashira, ariko yareba uru ruhinja afite, agahinda kakarwica. Umwana akavuga ati wa mwana we, ati murumuna wa, ati biraza kumera sawa. Umwana yashatse icyo gukora arakibura, yatangiye kwinyagambura, atangira kugenda arasunika akagare. Gusa nta kintu byari biri kumufasha kuko hari mu bibuye. Nyagasani, kurikirane filime witonze. Ese umwana araza kuvamo? Reka dukurikire turebe. Ndetse iyi ni episode ya mbere, tuzagenda tubibona. Barakwereka uyu mukobwa yatangiye kugenda akuruza ikibuno, atangira kugenda anyiganyiza igare kugira ngo arebe niba yagera imbere ku mwaro ngo yambuke. Gusa turi kubona ko ahantu ari habi, atahivana. Cyokoze mu by'Imana wenda ashobora kuhava. Reka dukurikire turabimenya. Uyu mukobwa uri hano yakomeje kugenda, gusa ibyo ntibyamuhiriye. Barakwereka igare ryaramubirinduye mu mazi.
nyagasani, ese araza kurokoka afite n'uruhinja mu ntoki? Barakwereka uyu mwana w'umukobwa yakomeje kugwanira uruhinja, agenda arushize hejuru ari koga, ariko ari no gutabaza, gusa yabuze uwamwumva ngo amutabare. Ubwo umwana w'umukobwa yaroze, agenda uruhinja ruteruye arushize hejuru. Barakwereka ibyo byarabaye. Reka tugaruke hano mu mihanda. Barakwereka babandi nabo bafashe urugendo barerekera, basize umwana mu nzira, baragiye umunsi urira, bari kugenda amasaha aricuma. Barakwereka umusore tangiye kunanirwa. Umukobwa uri hano atangira gusoma uyu musore, ariko hano hariho undi. Byababaje nuko ntacyo gukora yari abifiteho. Barakwereka mu rugo rugendo hari harimo abantu benshi. Umukobwa atangira kubabwira ati byabababaje ko mbona mwaturakariye mwadukanuriye amaso, ati byabababaje nimuje kumutabara, kandi nta kintu bari bamubajije. Barakwereka agenda yishimanye n'uyu mugabo, ari kumubwira ati tuzagenda turabana. Gusa abantu bo bakomeje kubitegereza bakabona ko bibabaje. Uyu mukobwa akitanguranwa akavuga nta n'umuntu umubajije. Nyagasani, uyu mukobwa ari kugenda afite umushiha, ndetse n'iki kigabo uri kubona ko bagishutse. Barakwereka umukobwa uri hano arababwira ati mushobora kutazagira amahoro, kubera ko amaraso y'ari abana azabakurikirana. Ati kandi ntawamenya bashobora kurokoka. Ati Imana ishobora kubatabara. Ati sahizi njyewe umutima wanjye urancira urubanza kuba ntabatabaye. Barakwereka umukobwa uri hano yarahindukiye aramubwira ati wabuze iki kugira ngo umutabare? Bati umutabara wari wabuze iki? Ubwo urugendo rwarakomeje, ariko bakomeza kugenda bashihurana, ndetse umugabo abandi bantu bari aha byarabababaje. Barakwereka wa mukobwa yaroze bakageze ku mwaro, arangije abwira uruhinja, aramubwira ati sigara hano, ati nje ntago nzi ngo nzagwa he, ati gusa Imana iragutabara, ati uraza kumera sawa, ati kandi ati ndagukunda. Umwana w'umukobwa yari afite amarira menshi, afite n'agahinda bitewe n'ibyo yabonye, bitewe n'uko nta n'impuhwe na nkeya papa we yamugiriye. Uriya mugabo ni papa w'uyu mwana. Yararangije asiga uruhinja hano, arangije amazi garamumanukana, ubanza uyu mwana yiyahuye. Nyagasani, iby'uyu mukobwa ni uku byagenze. Ese uru ruhinja rwo biraza kugenda bite? Barakwereka uruhinja rwasigaye hano rusigarana na gaze, kandi iyi gaze bari bayiteze. Barakwereka hano mu modoka bakomeje kugenda basomana, maze umukobwa uri hano atangira kubabwira ati ibyo nibyo bibashimishije? Ati gusa Imana izabababarire. Barangije batangira kumureba nabi, bamurebana agasuzuguro. Umugore akomeza kubabwira nabi ati abantu nkamwe, ati abantu batagira ubumuntu, ati ubu muri kumva munezerewe abana mwabataye? Barakwereka umukobwa uri hano atangira kumusubiza ati ibyo bikurebaho iki? Ati yumugirire impuhwe, ati wari kumuzana. Uyu mugore byaramurenze, aravuga ati naragenze ndabona, ati nabaho nibwo nabona umuntu ufite umutima nk'uwawe. Ati ntago nari nzi ko wa mukobwa we nabona umuntu umeze nkawe. Ati uri umugome, atugira umutima mubi. Ati gusa abantu nkawe Imana bafite icyo bazayibwira. Ubwo abandi bakomeza kugenda bumva, nabo bakagenda bazunguza umutwe bitewe n'ibyo bari bari kureba. Barakwereka umukobwa uri hano yaravuze ati ubu turagiye, ati reka tukwereke viza, ati reka nkwereke viza, ati ubu ndagiye, ati kandi sinzi niba ati ntanzagaruka, ati ngiye kubaho ubuzima bwanjye n'umugabo wanjye, ati naho birabyana, ati ntago mbyitayeho. Uyu mubyeyi byaramurenze. Nyagasani, barakwereka ntibwatinze bwari bugorobye. Barakwereka hari umupfumukazi waje aho ngaho. Ni umupfumukazi, ni mu mashamba yari ari kugenda, bibera mu iryo shamba, ndetse ni n'abavuzi gakondo muri make mu rurimi rwa Kinyarwanda. Barakwereka yakomeje kuza nyomboka,
ibyo bapfumu bakoraga nawe urabizi. Akomeje kugenda anyomboka ari kwitwara nk'umusazi. Aje hano ku mugezi, agize gutya ababonye gaze ahantu iteretse. Iki kintu ntiyarazi icyo ari cyo kubera ko yari yibera mu mashamba. Atangira kuvuga ati iki ni igiki. Ubwo aracegera aracitegereza neza, uri kubona ko atireka nkoreho gake ndebe. Akozeho yumva nta kintu abaye, gusa yari gukora afite ubwoba. Aravuga ati reka nongere nkoreho. Ati iki kintu cyaba ari igiki? Ati iki kintu cyaba cyaturutse he? Ukurikirane filime witonze, ukomeze witegereze, uraza gusobanukirwa. Umukobwa uri hano atangira kwinukiriza ngo yumve niba biri kunuka. Atangira kugikabakaba. Nyagasani, ese uyu mukobwa ntabwo ari buze kugituritsa? Ukurikije filime witonze wirebere, barakwereka umukobwa uri hano yakomeje gukinisha iyi gaze nk'umuntu wari ubonye ikintu atazi. Ako kana ababonye n'aka kana arakegera arakabaza ati wakana we urakora iki hano? Akana gatangira kurira, nako kari kumiwe, kari kamaze igihe kirekire. Uyu mupfumukazi yigirira umutima mwiza, ahita aterura kano kana aragasigatira. Nyagasani, ese akajanye, ese wa wundi we byagenze bite? Kurikirana filime witonze uraza gusobanukirwa. Ubwo uyu mukobwa yarebye hirya no hino, arangije aterura na ca kigaze na cara kijana ndetse n'umwana amutwaye. Ibyo byarabaye. Barakwereka hano hari abari mu urugendo rwabaye rurerure, amasaha yari icumye bari kugenda. Hano hari uri kububa ndetse we ntiyigeze asinzira kubera umutima wari uri kumurya. Yishinja icaha cyo kubera bari abana basigaye. Ubwo ngubwo atangira gusenga, atangira kugenda yububa, ntago tuzi ngo agiye he. Barakwerekana shoferi yari yananiwe, icuya cyari cyaje. Atangira gusenga uyu mukobwa ati impanu mfashe ntibambone. Ese agiye gukora ibiki? Barakwereka yatangiye gufungura igikapu cy'aba bakobwa, yatangiye gufungura igikapu cy'aba bagizi ba nabi. Barakwereka yatangiye gushaganyura. Ese uyu mukobwa ari gushaka iki? Ese agambiriye kugera kuki? Yakuyemo ka gakarita aragafata. Na episode yacu nuko igenze, tuzahurire muri episode ikurikira. Naho ubutaha, ndabakunda.